Njyewe nabyaranye n'umugabo witwa Kanaka, antera inda, mbimumenyesheje ambwira ko iwabo batabyara, mbimumenyesheje ambwira ko ngomba gukuramo iyo nda, mbimumenyesheje ambwira ko yampaye amafaranga yo gukuramo inda sinayikuramo, ambwira ko rero adashobora kumfasha kurera umwana, ambwira ko uwo mwana atamwemera. Ese mu gihe se w'umwana adashaka kwiyandikishaho umwana, adashaka gutanga indezo, itegeko riteganya iki? Ibi nibyo tugiye kuganira. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ndagushishikariza gukanda subscribe ndetse no kuri inzugira notification kugira bijye bikorohera kubona ibiganiro byacu. Ese itegeko riteganya iki? Wakora iki igihe uwo mwabyaranye yanze gutanga indezo? Twese turabizi hano hanze hari abagabo benshi birengagiza inshingano zo kwita ku bana, aho abazi neza ko umwana ari uwe ariko akanga gutanga indezo. Ese itegeko riteganya iki? Abaturage benshi baranyandikira bakambwira ngo umugabo wanjye, nako se tubyite tureke kuvuga umugabo wanjye, njyewe hari umusore wanteye inda witwa Kanaka, ndamubwira ngo ampereze indezo akanga kuyatanga, niyo ampaye indezo amuha 10,000 akatumpa rimwe na rimwe, akanga kumfasha kwita ku mwana. Ese 10,000 wowe byakumarira iki? Wita ku mwana, umwana arakenera kurwara, umwana uramwishyura mitiweli, arakenera kurya, ararwara bitunguranye, arakenera kwiga. Ese 10,000 twakumarira iki? Ese uwo muntu nakenera uburenganzira bw'umwana? Mbere na mbere tutaragera kure, hano turi kuvuga uburenganzira bw'umwana, kandi umwana ni umuntu igihugu cy'u Rwanda cyitondeye ndetse cyitaho cyane. Ese abo bakobwa kuki benshi bashishikazwa no kuvuga ngo Kanaka yanze gutanga indezo? Mu by'ukuri benshi bashishikazwa n'ibintu bitari ngombwa. Kugenda uvuga ngo Kanaka yanze gutanga indezo si cyo kintu cya mbere cy'ibanze. Ikintu cya mbere cy'ibanze ni iki? Se w'umwana akwiye kubanza kwiyandikisha ku mwana, kuko ntushobora kujya kuregera indezo se w'umwana atamwanditseho. Niba uvuga ngo Kanaka yanze kumpereza indezo, Kanaka yanze kumpereza indezo, utarabanza kumenya mu by'ukuri uyu nsaba indezo ni se w'umwana, ko itegeko rivuga ngo se w'umwana ntiwamwiyandikishijeho. Icya mbere ukwiye gushyira imbere, banza usabe uwo mugabo waguteye inda kwiyandikishaho umwana. Natakwemerera kwiyandikishaho umwana, amategeko arahari. Icya mbere dukora ni iki? Habaho kuvugana n'uwo mugabo tukamusaba kwiyandikishaho umwana mu gihe atabishaka, hakurikizwa inzira z'amategeko, aho ushobora gutanga ikirego cya recherche de paternité, utanga ikirego cyo gushakisha se w'umwana, aho icyo ni ikirego kiburanishwa mu gihe kitarenze iminsi 30, ni ikirego cyihutirwa, aho urukiko rwemeza ko Kanaka ari se w'umwana, byaba na ngombwa iyo DNA igapimwa mu gihe bigoranye. Hano hanze hari imiryango myinshi yishyura icyo kiguzi cya DNA, cyane cyane ku bantu batishoboye, ariko iyo wishoboye DNA test ushobora kuyishyurira, bazasanga ari se w'umwana, ayo mafaranga akayagusubiza ndetse akongeraho n'indishyi. Bivuze ngo se w'umwana mu gihe yanze kwiyandikishaho umwana no gutanga indezo, mbere na mbere banza umusabe kwiyandikishaho umwana. Mu gihe byanze mu bwumvikane, hakurikizwa inzira z'amategeko, aho dushobora gutanga ikirego dusaba urukiko kumutegeka gutanga indezo. Iyo urukiko rutegetse gutanga aho dushobora gusaba urukiko ko rutegeka se w'umwana kwiyandikisha ku mwana. Icyo gihe se w'umwana yiyandikishaho umwana, mu gihe yiyandikishijeho umwana nibwo hakurikiraho gukurikirana indezo, kuko aho waregera hose nta muntu n'umwe wagufasha mu bijyanye n'indezo mu by'ukuri hatarabaho icyo gikorwa cyo kwiyandikisha ku mwana. Mu gihe se w'umwana adashaka kwiyandikisha ku mwana, hari inzira z'amategeko. Iyo rero birangiye, urukiko rwamaze gutegeka ko se w'umwana amwiyandikishaho, n'izo DNA zapimwe n'ibindi byose, hakurikiraho iki? Nibwo hakurikiraho kurangiza urubanza, se w'umwana akiyandikishaho umwana. Mu gihe urukiko rwabitegetse ntabishyire mu bikorwa, mu by'ukuri ni ukwigomeka ku byemezo by'urukiko, nabwo hari izindi nzira zikurikira. Mu gihe se w'umwana yamaze kwiyandikisha ku mwana, nibwo wowe nk'umugore cyangwa nibwo wowe nka nyina w'umwana, kuko ni ikirego utanga uhagarariye umwana, nibwo nka nyina w'umwana ushobora gukurikizaho ibyo gusaba indezo. Ese ibirego bisaba indezo bijya mu rukiko, bijya mu bunzi? Nta kirego gisaba indezo kijya mu rukiko, ibirego bisaba indezo bijya mu bunzi. Mu gihe utanga ikirego cyo gushakisha se w'umwana utigeze wongeramo ingingo isaba indezo, mu by'ukuri
icyo kirego gisaba indezo kijya mu bunzi. Ariko mu by'ukuri biba byiza iyo utanze icyo kirego cya recherche de paternité, research of paternity, ukongeraho n'ingingo isaba indezo. Mu byo usaba urukiko gusuzuma, mu gihe urukiko rwasanga Kanaka ari se w'umwana, turasaba urukiko gutegeka ko yatanga n'indezo. Icyo gihe rero n'indezo irategekwa, se w'umwana agatanga indezo. Ese mu gihe se w'umwana adashaka gutanga indezo, mu gihe se w'umwana urukiko rwamutegetse kwiyandikishaho umwana ariko akaba yaramwiyandikishije ariko akaba adashaka gutanga indezo, itegeko riteganya iki? Mu gihe se w'umwana adashaka gutanga indezo kandi urukiko rwarabitegetse, habaho kurangiza urubanza, aho imwe mu mitungo ye cyangwa umushahara we bishobora gufatirwa kugira ngo havemo ya ndezo ihabwa umwana. Ndumva neza ibyo ngibyo byumvikanye. Abakobwa benshi hano hanze baravuga ngo njye nanze agasuzuguro, ngo niba adashaka kumfasha nzabyikorera. Nzabyikorera, nzamwirerana, nkora ibiki? Ibyo muvuga si byo, ntabwo bikwiye. Hari uburenganzira bw'umwana. Umwana afite uburenganzira bwo kugira ababyeyi. Rero niba wowe ufashwe n'umujinya mu by'ukuri ukarakara, ukaba udashaka gufasha umwana wawe ngo umukurikirane ibyo ngo uri kumuhima, no, mu gihe abyanze hari uburenganzira bw'umwana ahabwa n'amategeko. Bikorera umwana wawe, wowe ibyo byubahiro bishyire hasi, bikorera umwana wawe, se w'umwana mwiyandikisheho, n'izo ndezo zitangwe, kuko ubimenya neza uko umwana yarwaye kandi nta bushobozi usigaranye. Rero mu gihe ibyo byose byabaye, umwana akarwara n'ibiki bikakubana ibibazo, nibwo tureba se w'umwana agakemura ibyo bibazo byose. Ariko mu by'ukuri ababyeyi babiri bafite inshingano zo kwita ku bana. Niba se w'umwana akugora, bikurikize. Hari inzira ziteganywa n'amategeko. Hari inzira ziteganywa n'amategeko, kuko kurera ku babizi neza ni ibintu bivuna. Rero iyo urukiko rwategetse gutanga indezo ntazitange, habaho kurangiza urubanza, aho umushahara ushobora gufatirwa hakajya havaho ayo mafaranga y'indezo, aho umushahara ushobora gufatirwa hakajya havaho iyo mituweli, aho umushahara ushobora gufatirwa cyangwa se imitungo ye ishobora gufatirwa, ikaba iyo ndezo y'umwana kugeza igihe umwana azagira imyaka 18. Nibyo nagira ngo mbasobanurire ku bijyanye n'indezo ku babimbazaga cyane. Niba ufite ikibazo kijyanye n'amategeko, ntukweme kunyandikira. Ndi Elvis Cyubahiro, ni umunyamategeko. Wanyandikira kuri iyo nimero nkakugira inama. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.